Ndabasuhuje cyane. Ndabasuhuje bakunze ibiganiro byacu, mwe mukunda channel Ijuru Ntirikorerwa TV, mwe mukunda ubutumwa bwiza ducisha k'uwo muyoboro wa YouTube ndetse n'ahandi ku yindi miyoboro nka za TikTok na Facebook n'ahandi za WhatsApp. Ndabasuhuje kandi ndabashimira ko mukomeza kutwereka ko muri kumwe natwe, ko mubana natwe, ko mudushyigikiye, ko ibiganiro byacu bikomeza kubagirira umumaro. Njye uvuga n'Emile Nshimiyimana, umuvugabutumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana, umwana w'Imana, icyaremwe gishya, umukiranutsi wera, umuziranenge mbikesha kwizera Yesu Kristo, we wangiraniye n'Imana, we wishyizeho ibyaha byanjye byose, akabihanirwa, akabibambirwa, akabitererwa icumu, agapfa urupfu rubi rw'agashinyaguro, ariko kugira ngo andokore urupfu rw'iteka nari nkwiriye, nkomora ku gicumuro cya Adamu, ariko ari nacyo gikomokaho burya n'ibindi byaha byose umuntu ashobora kwibonaho. Ndashimira Yesu rero we wangiza atyo, kubera ko kubw'uwo mfite ibyiringiro by'uko nubwo ndi mwisi ariko iwacu ni mu ijuru, mfite ibyiringiro by'uko hano atari iwacu ntazahaba iteka, ahubwo mfite ahandi nzaba iteka. Kandi reka mu by'ukuri twe gutekereza ko hano mu isi ari ahantu abantu bakwishimira kuba, nubwo n'ubundi urupfu rutabura kuza uko byamera kose, uko umuntu yatekereza ko isi yamubera nziza kose, ariko n'ubundi hano tugomba kuhava uko byamera kose tukagenda. Abakiranutsi bazahava, abanyabyaha bazahava, buri wese iyi si agomba kuyivaho uko byamera kose tukajya ahandi hatari hano. Kuri bamwe bazajya habi mu nyanja yaka umuriro n'amazuku, ku bandi bazajya heza, mu by'ukuri kubana n'Imana iteka ryose mu munezero udashira, aricyo nifuriza buri muntu wese. Niyo mpamvu mvuga ubutumwa bwiza, ni ukugira ngo abantu bamenye ko Imana yatanze ijuru ku buntu, Imana yakinguye amarembo y'ijuru biciye muri Kristo Yesu. Muri rimwe aravuga ngo Yesu niwe wuguruye rwa rurembo rwo mu ijuru kugira ngo rwinjiremo kubw'ubuntu bwinshi agira. Ntabwo biva ku mirimo yawe, ntabwo biva ku mirimo yanjye, ntabwo biva ku gukiranuka kwanjye, ntabwo biva ku gukiranuka kwawe, ntabwo biva ku icaci yawe, ntabwo biva mu muryango uvukamo, ntabwo biva mu masengesho menshi, ntabwo biva mu kwiyiriza ubusa, ntabwo biva mu gutanga amaturo, ntabwo biva mu gutanga icyacumi, ntabwo biva mu bintu ibyo ari byo byose umuntu yakora, ahubwo biva mu murimo utunganye kandi ushyitse kandi wuzuye Yesu Kristo yakoze. Yesu yaje mu isi aje gucungura umunyabyaha njyewe, aje gucungura umunyabyaha wowe, yishyiraho ibyaha byanjye, yishyiraho ibyaha byawe, yemera guhanwa, yemera igihano cyawe, yemera igihano cyanjye, yemera gupfa urupfu rubi, yemera gushinyagurirwa, yemera kugirirwa nabi, yemera kunshungura, yemera kugucungura. Igihano kiduhesha amahoro kiba kuri we, niko Yesaya yavuze mu gice cya 53 ngo yashenjaguriwe gukiranirwa kwacu, ngo igihano kiduhesha amahoro cyari kuri we. Uwo niwe mukiza wanjye, uwo muri we mukiza wawe. Bakubwiye ko wakiranuka bigakunda, bakubwiye ko wakora ibyiza bigakunda, ariko ntabwo bishoboka. Mu gice cya 7 cy'Abaroma guhera ku murongo wa 15 niho hakomeza hatubwira ko umuntu agerageza gukora ibyiza ariko ibi bikamutanga imbere. Pawulo avuga ngo sinzi ibyo nkora, ngo kubera ko ibyo nshaka atari ibyo nkora, ibyo nanga ngasanga nibyo nakoze, ngo nuko rero ubwo nkora ibyo ndashaka, ngo sinjye ubukibikora, ngo ahubwo n'icyaha kimbamo, ngo nzi yuko muri njye, ngo ibyo ni ukuvuga muri kamere yanjye, ngo nta cyiza kimbamo, ngo niyo mpamvu ibyiza nshaka atari ibyo nkora, ahubwo ibi binanga ngasanga nibyo nakoze, ngo nuko rero ubwo nkora ibyo ndashaka, ngo sinjye ubukibikora, ngo ahubwo n'icyaha kimbamo. Buri wese avukana sinful nature, kamere y'icyaha ituma akora ibyo adashaka, ituma yisanga yakoze ibyo adashaka. Ndabizi ko ubushaka gukiranuka, ubushaka kumera neza, ubushaka kubera Imana umuntu mwiza, ubushaka kubera Imana umuntu w'ingirakamaro, umuntu wanezeza Imana, ariko wisanga wakoze ibyaha, wisanga wakoze ibyo udashaka. Iyo mpamvu rero icyo kintu kibigutera ni kamere y'icyaha ukomora kuri Adamu. Ni igicumuro cya Adamu cyatumye abantu bose bahinduka abanyabyaha ndetse banacirwaho iteka. Abaroma 5:18 na 19 ngo ariko ngo igikorwa cyo gukiranuka cyakozwe n'umuntu umwe, uwo nanone ni Yesu Kristo, ngo cyateka abantu benshi bahinduka abakiranutsi ndetse bahabwa ubugingo buhoraho. Nawe waba umukiranutsi ku bwa Yesu, ibyo byakunaniye Yesu yarabikoze. Yesu niwe watunganye, Yesu niwe wujuje ibyo wasabwaga, Yesu niwe wanejeje Imana, Yesu niwe
utarakoze icyaha uretse no kugikora ntiyanakimenye. niko ijambo ry'Imana ritubwira mu rwandiko Pawulo yandikiye Abikorinto rwa 2 mu gice cya 5:21 haravuga ngo utigeze kumenya icyaha Imana yamuhinduye kuba icyaha ku bwacu kugira ngo muri we duhinduke gukiranuka kw'Imana, nawe waba umukiranutsi ubikesha Yesu Kristo. mu Baheburayo 4:15 haravuga ngo yageragejwe mu buryo bwose nkatwe ngo ariko ntiyigeze gukora icyaha. Uwo ninde? Uwo ni Kristo Yesu. Uwo ni umucunguzi wawe, uwo ni umucunguzi wanjye, uwo ni we wadukiraniwe n'Imana, uwo ni we waduhaye kwemerwa n'Imana, uwo ni we watugize abera, abaziranenge, abantu Imana itabaraho icyaha. Mwizere nawe tuzibanire mu ijuru, ariko no mu isi tubane n'Imana amahoro, no mu isi turindirwe mu buntu bw'Imana, no mu isi ubuzima bwiza butangire, ubuzima bwiza bushoboke. Umuntu abe mu isi yarababariwe, umuntu abe mu isi yaratsindishirijwe. Mu ntambara nk'izi, mu bihe nk'ibi, mu magambo nk'aya turi kumva hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga, mu bintu biteye ubwoba isi irimo iravuga ku Rwanda, mu bintu byatera ubwoba benshi, no mu gihugu no mu karere dutuyemo, intambara zirimo ziravuza ubuhuha, twumva ko ibintu bimeze nabi. Ariko mu bihe nk'ibi ukenewe kurindirwa mu buntu bw'Imana, ukeneye kurindirwa mu mutekano uva ku Mana, ukeneye amahoro aturuka ku Mana, ukeneye ubwishingizi buturuka ku Mana. Bigaragara ko mu by'ukuri isi itatwishingira, isi ntiyaturinda, isi ntiyaduha amahoro yuzuye, isi ntiyaduha umunezero wuzuye, ntiyaduha umutekano wuzuye. Ariko Imana yabasha kuturinda bigakunda. Mu ntambara zimeze gutyo, mu biteye ubwoba bimeze gutyo, birashoboka ko umuntu w'Imana noneho yabaho atekanye, anezerewe. Ariko bisaba iki? Bisaba kubanza kumenya iyo neza Imana yatugiriye. Reka dusome amagambo make ari mu rwandiko Pawulo yandikiye Abagalatiya mu gice cya mbere guhera ku murongo wa 1 kugeza ku murongo wa 5. Aravuga ngo Pawulo, intumwa itari iy'abantu kandi itatumwe n'umuntu, ahubwo yatumwe na Yesu Kristo n'Imana Data wa twese yamuzuye. Njyewe na bene data turi kumwe bose turabandikiye mwebwe abo mu matorero y'i Galatiya, ubuntu bube muri mwe n'amahoro biva ku Mana Data wa twese no ku Mwami wacu Yesu Kristo. Imana ishimwe cyane kuki avuga ngo ubuntu bube muri mwe n'amahoro biva ku Mana Data wa twese no ku Mwami wacu Yesu Kristo. Nuko ubuntu bugendana n'amahoro. Wowe wabuze amahoro, wowe udatekana, wowe utuzura, wowe wumva utaguwe neza, wowe wumva iteka ryose hari ikibura, wowe wibaza impamvu bitagenda, ntabwo amahoro ashoboka adakomotse ku buntu. Icyo kintu mujye mucyumva neza. Iyo tuvuga ubutumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana, akenshi twibanda kuvuga ko umuntu wizeye ubutumwa bwiza ajya mu ijuru, ariko ntabwo ari aho birangirira. Turimo tubashaka no kuvuga amahoro ava ku Mana no ku Mwami wacu Yesu Kristo. Ariko ayo mahoro aturuka nyine mu buntu. Kubanza kwemera ko Imana yakugiriye ubuntu muri Kristo, ukabanza kwemera ko Imana yagukunze urukundo rungana gutyo, ukabanza kwemera ko Imana yagutanzeho ikiguzi gikomeye gutyo, ukabanza kwemera ko Imana yemeye gupfa ubwayo yambaye umubiri kugira ngo igucungure. Aho rero hari ubuntu ariko hari n'amahoro. Hari ubuntu ariko hari n'amahoro. Impamvu niba itarimanye umwana wayo ikamutanga ku bwacu twese, akemera gupfa kugira ngo twe turokoke, akemera gupfa kugira ngo aducungure, akemera gupfa kugira ngo adukize, urwo rukundo rungana gutya Imana yadukunze, ni igiki noneho cyayinanira ku buzima bwacu? Mugomba kumva impamvu ubuntu ari bwo the key, impamvu ubuntu ari bwo foundation, impamvu ubuntu ari bwo gisubizo. Nuko ubwo buntu budusobanurira neza iby'Imana yakoze ku bw'ubuntu bwayo ku buzima bwacu. Noneho tukajya twasobanukirwa ngo niba yarakoze ibingana gutyo, noneho icyayinanira ku buzima bwanjye ni iki? Abantu barwanya ubuntu ntibaragasobanukirwa inyungu ziri mu buntu, ariko ubwo buntu n'amahoro birajyana. Ubuntu n'amahoro birajyana. Uwagiriwe ubuntu niwe ugira amahoro. Ubwo twatsindishirijwe mu gice cya 5 cy'urwandiko Pawulo yandikiye Abaroma mu gice cya 5 umurongo wa 1 ngo nuko rero ubwo twatsindishirijwe no kwizera dufite amahoro ku Mana. So urumva gutsindishirizwa, kugirirwa ubuntu kubwo kwizera nibyo biduhesha amahoro ku Mana. Niba dufite amahoro ku Mana niyo yadutera ubwoba, nta na kimwe. So ubuntu rero nibwo key y'ibindi bintu ibyo ari byo byose watekereza. Guhabwa ijuru ku buntu, noneho wakumva se ari iki Imana yakwima. Niba yaraguhaye ubuzima bwayo, niba yaraguhaye kubana nayo, ni igiki kindi yakwimaye? Niyo ijambo rivuga ngo ahubwo mubanze mushake ubwami bw'Imana. Mu gice nk'icya 6 cya Matayo ku mirongo ya 30 gutyo, mubanze mushake ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, nibwo ibindi byose muzabyongererwa.
ikibazo duhera ku bindi, ariko tubanje gusobanukirwa iby'ubwami bw'Imana tukakira gukiranuka kwayo yaduhereye muri Kristo Yesu, ibindi byose turabyongererwa. nta cyadutera ubwoba. Amahoro mu ntambara nk'izi arashoboka. Amahoro mu ntambara izo ari zose waba uri kunyuramo, mu rugo rwawe, mu kazi kawe, mu baturanyi, mu bitagenda, mu mashuri, mu rushako, mu burezi bw'abana, mu burere, ibitagenda byose biragenda iyo hari amahoro aturuka ku Mana. Pawulo rero akomeje avuga ngo ubuntu n'amahoro biva ku Mana no ku mwami wacu Yesu Kristo bibane na bene data. Witangiye ibyaha byacu ngo aturokore igihe kibi cya none nk'uko Imana data wa twese yabishatse. Kristo yitangiye ibyaha byacu kugira ngo aturokore igihe kibi cya none nk'uko Imana data wa twese yabishatse. Imana ishimwe cyane. Uri umurongo wa 4 mu gice cya mbere cy'urwandiko Pawulo yandikiye abigalatiya ku murongo wa 4. Kristo yitangiye ibyaha byacu kugira ngo aturokore igihe kibi cya none, igihe kibi cy'intambara, igihe kibi cy'impuha, igihe kibi cy'amagambo, igihe kibi cy'iterabwoba, igihe kibi isi hagurukiye igihugu turimo, igihe kibi hirya no hino bari kuvuga ati biracitse ku Rwanda, igihe kibi abantu bari kuvuga ati ntabwo tuzi ejo hazaza hacu, igihe kibi cya none. Kristo yitangiye ibyaha byacu kugira ngo aturokore igihe kibi cya none. This is a finished work. Iki ni ikintu cyarangiye, ni umurimo wamaze gukorwa. Yitangiye ibyaha byacu kugira ngo aturokore igihe kibi cya none. Yaraturokoye rero, kandi yaturokoye igihe kibi cya none. Ntabwo azaturokora, ahubwo yamaze kuturokora igihe kibi cya none. Imana ishimwe cyane. Ibi ni ibintu bikomeye cyane Imana ibivuga. Ahubwo kutamenya ko gupfira ibyaha byacu byose kwa Kristo kwari ukugira ngo anaturokore igihe kibi cya none. Niyo mpamvu igihe kibi cya none cyadutera ubwoba. Amasezerano Imana iduha muri Kristo Yesu aruzuye kandi arizewe. Imana ishimwe cyane. Dusobanukirwe ko yitangiye ibyaha byacu kugira ngo aturokore igihe kibi cya none. Ubwo nta gihe kibi cya none cyadutera ubwoba. Icyo nicyo Yesu yaturokoye. Imana ishimwe cyane. Ni ikintu cyarangiye. Muri we turiho, muri we turi bazima, muri we nta byacitse, muri we nta bihuha, muri we nta ntambara. Yarazinesheje, yarazirangije. Yatugize bashya, yatugize ibyaremwe bishya. Ijambo niko rivuga ngo nta cyadutandukanye n'urukundo rw'Imana ruri muri Kristo Yesu, yaba intambara, yaba makuba, yaba kwambara ubusa, yaba ikiriho, yaba ikizaza. Nta bya none, nta bizaza byadutandukanya n'urukundo rw'Imana ruri muri Kristo Yesu. Imana ishimwe cyane. Kubaho uri umukiranutsi, kubaho warababariwe, kubaho waremewe ni isoko yo kugira ngo unarokoke igihe kibi cya none. Uturokora ni Kristo, uturokora ni Imana isumba byose, uturokora, uturengera, uturwanirira ni uwo nguwo. Niba Imana iri mu ruhande rwacu, umubisha wacu ninde? Ntabwo twibaze ejo uko bizagenda kose Imana irabizi. Uko bizagenda kose nta gitungura Imana. Uko bizagenda kose turakomeye. Uko bizagenda kose turarinzwe. Kandi ikindi gikomeye cyane, ntabwo hano ari iwacu. Twamaze kurokoka ubuzima bw'inosi, twamaze guhabwa gakondo ku Mana, twamaze guhabwa iwacu aho tuzajya kubiteka ryose. Iyi mibiri si permanent, ubukene si permanent, ibibazo si permanent. Dufite aho tuzajya kuba kandi mu buryo bw'iteka ryose. Imana ishimwe cyane. Kristo yitangiye ibyaha byacu kugira ngo aturokore igihe kibi cya none. Ntabwo ari ibintu bizaba, ni ibintu byamaze kuba. Ibi bihe Imana yarabiturokoye. Imana ishimwe cyane. Bisaba rero kutirebera mu buzima, bisaba kutiyumva nkaho ari iwacu, bisaba kutumva byacitse nkaho byacitse no mu ijuru. Oya, ibya hano niko bigomba kugenda. Isi ntago yagira amahoro kandi yuzuyemo ibyaha. Isi ntiyagira amahoro kandi yuzuyemo abanyabyaha. Ijambo niko rivuga, Yesaya 57:21, nta mahoro y'umunyabyaha. Imana ishimwe ariko ko turi abakiranutsi. Imana ishimwe ko iwacu ari mu ijuru. Imana ishimwe ko tuzabaho iteka ryose. Imana ishimwe ko hano atari iwacu. Imana ishimwe ko atari gakondo. Imana ishimwe ko dufite gakondo. Imana ishimwe cyane. Kristo yitangiye ibyaha byacu kugira ngo aturokore igihe kibi cya none. Yarakoze cyane Yesu Kristo. Nta kundi kuturokora. Nuko umunyabyaha yaratandukanijwe n'Imana. Nuko umunyabyaha abatandukanijwe n'Imana. Kandi utandukanijwe n'Imana nta burinzi afite. Utandukanijwe n'Imana akantu kose karamukanga. Utandukanijwe n'Imana akantu kose kamutera ubwoba. Ariko Kristo yitangiye ibyaha byacu kugira ngo aturokore igihe kibi cya none. Kuko yatwunze n'Imana, kuko yaduhuje n'Imana, yakuyeho urusika rwadutandukanyaga n'Imana, yakuyeho ikibazo cyari hagati yacu n'Imana. Ibyo rero byatumye twemerwa n'Imana, tujya mu muryango w'Imana, tuba abana b'Imana, abera, abaziranenge, abantu Imana itabaraho icyaha.
tujya mu bwishingizi bw'Imana, tujya mu burinzi bw'Imana, tujya ahantu Imana ubwayo ariyo itubereye umwishingizi kuri buri kimwe cyose. So what shall I fear? Nzatinya iki niba Uwiteka ari mu ruhande rwanjye, niba Uwiteka ari bundinda, niba Uwiteka ari bundengera, niba Uwiteka ari umubyeyi wanjye, niba Uwiteka ari Imana isumba byose yaremye ijuru n'isi ibeshaho byose, ni iki cyantera ubwoba? Ni iki cyagukanga umeze gutyo? Mbese ni inzara? Hoya, Imana niyo yaremye byose, niyo mu provider, Jehova Jara, Jehova niwe uproviding ibyo dukeneye byose. Imana ishimwe cyane ko iyo ngiyo ari Imana yacu, ko ari Imana yanjye. Nawe izere Yesu, izere Yesu ko ibyaha byawe byose yabipfiriye, izere Yesu ko ntazongera gupfa. Icyo kintu kigomba kumvikana kuko nicyo foundation, nicyo rufatiro rw'ibyo tuvuga byose. Mu bintu byose tuvuga igikomeye ni icyo ngicyo. Mu byo tuvuga byose igikomeye kuruta ibindi ni icyo ngicyo, nuko Yesu yitangiye ibyaha byanjye n'ibyawe, yabipfiriye rimwe. Abaheburayo 10:10 haratubwira ngo gushaka kw'Imana kwatumye twezwa, tubiheshejwe nuko umubiri wa Yesu watambwe rimwe gusa kugira ngo be bihagije iteka ryose. Twarejejwe, ntabwo tuzezwa, twamaze kwezwa. Amaraso Yesu yadukuyeho urubanza rw'ibyaha. Habasigaye kubyizera gusa, habasigaye kubyemera gusa. Umuntu akabaho yaratsindishirijwe, umuntu akabaho yarababariwe, umuntu akabaho yaremewe, umuntu akabaho atekanye azi ngo nta rubanza rw'ibyaha ngifite. Wowe utegereje iki? Izere ibyo ngibyo, utunge amahoro, utunge umunezero, utunge umwuzuro. Impamvu mvuga ngo utunge umwuzuro ni iyi: nuko tugomba kumenya neza ko burya umwana arindirwa mu babyeyi, umwana atungira mu babyeyi. Ibyo ababyeyi batunze ni ibyacu, ibyo ababyeyi batunze ni iby'abana, ibyo ntunze ni iby'abana banjye. Abana banjye ntacyo baba bafite mu by'ukuri gifatika wababaza, ariko bazi guhamya neza ko ibiri iwabo byose ari ibyabo. Kuki twebwe se tutahamya icyo ngicyo? Niba ndi umwana w'Imana, hanyuma ijuru ryose ni iryanjye, iby'Imana yaremye byose ni ibyanjye kubera ko nanjye ndi umwana w'Imana. Ownership, kumenya turabaragwa, turabaraganwa na Kristo. Iby'Imana ni iby'abana bayo. None se ubwo nkenye iki? Zaburi 23, Uwiteka niwe mungeri wanjye ntabwo nzakena. Dukena iki niba twamaze gusobanukirwa neza ko iby'Imana byose ari ibyacu, ko turi abana b'Imana, ko twababariwe, ko twemewe? Ikibazo gihari, ubukene bwose ni detachment. Ubukene bwose ni ukumva umuntu atandukanijwe n'Imana, bityo ukishaka ukibura, ukumva ntacyo ufite, kubera ko umwuzuro wacu ukwiye kuba kuzurira mu Mana, tugasobanukirwa neza ko niba turi ab'Imana n'iby'Imana byose ni ibyacu. Amen. Vuga amen cyane kuri icyo kintu. Niba turi ab'Imana n'iby'Imana byose ni ibyacu, aho niho hari ubutunzi rero, aho niho hari amahoro, aho niho hari kuzu, aho niho hari kuzamurwa, niho hari kuzamurwa mu ntera, niho hari kumva umuntu ashyitse kandi ashyikiwemo na byose. Imana ishimwe cyane. Paulo yasoje ku murongo wa 5 avuga ngo icyubahiro kibe icyayo iteka ryose. Amen. Icyubahiro kibe cy'Imana iteka ryose. Amen. Byose Imana yabikoze for his glory, kugira ngo icyubahiro kibe icyayo. Ariko nta buryo twashimira Imana, nta buryo twanezererwa Imana, nta buryo twayiha icyubahiro tutarasobanukiwe neza umurimo Imana yadukoreye muri Kristo Yesu. Abantu bashaka kubaha Imana, ariko nta buryo wayubaha utaramaze gusobanukirwa ibyo yagukoreye. Burya wubaha umuntu bitewe n'umumaro akumariye. Siko bimeze se? None se Imana muyubaha kubera iki? Wayubahira iki se niba utaramenye ko yakubabariye, niba utaramenye urukundo yagukunze muri Kristo Yesu, niba utaramenye ko nta cyaha Imana ikubaraho, niba utaramenye uwo murimo w'ineza ikomeye Imana yakugiriye? Wavuga ko uyubaha mwiki? Ahubwo abantu baba bahanganye n'Imana, bumva ko bagomba kugira ibyo bakora nayo ikagira ibyo ikora igendeye ku byo bo bakoze. Icyo kintu mucyumve neza. Icyo kintu nta kubaha Imana kurimo, ahubwo icyo kintu harimo mpanguhe. Iteka ugiye kugura serivisi utwaye ibyawe kugira ngo bayiguhe, ahubwo iyo baguhaye itanoze nibwo ureklama, nibwo uvuga uti ni ibiki munkoze ko nishyuye amafaranga yanjye, serivisi yanjye imeze gute? Ugakomplaininga, ukareklama, ukavuga ati ibi ntabwo ari byo, ntabwo ibi bintu bikwiriye, it's unacceptable. Kubera iki? Wishyuye ibyawe. Niko ijambo rivuga mu Baroma mu gice cya 4. Muzahasome mu gice cya 4 mu mirongo ibanza. Haravuga ngo ukora
ibyo ahabwa ntabwo abyitwa guhererwa ubuntu, ahubwo abyita ubwishyu cyangwa se igihembo. Ngo ariko rero udakora, ahubwo akizera awutsindishiriza abanyabyaha, kwizera ko kumuhwangirizwa no gukiranuka. Niba mutekereza ngo mwanubaha Imana, nta kindi cyagutera kubaha Imana, nta kindi cyagutera kuyikunda no gukora ibyo ishaka, keretse kubanza gusobanukirwa ko ariyo yabanje kugukunda. Kuko Imana yakunze abari mu isi cyane. Yohana 3:6 byatumye itanga umwana we w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka, ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Ibyo nibyo ubanza kwizera, ibyo nibyo ubanza kwemera, iyo ni basics. Ibyo nibyo by'ibanze by'ubutumwa bwiza. Ukabanza ukemera ko wababariwe, ko wemewe n'Imana, ko nta rubanza Imana ikubaraho, ko uyicyari mu gishyashya, kuri umuntu wamaze kwandikirwa ijuru, ko uri umuraganwa na Kristo, ko kurimbuka byaciye ukubiri nawe, kuriho none kandi kuzabaho iteka ryose. Hari igihe abantu baterwa ubwoba na aging, mbese gusaza, gukura. Umuntu akabona imyaka iri kumujyana, akabona arimo arasaza, akabona arimo arakura, akavuga ati ibyanjye birarangiye. Muri Kristo ibyo ntibibamo. Impamvu bitabamo ni iyi. Let me explain. Reka nsobanure ako kantu. Nuko muri Kristo twahawe kubaho iteka ryose. So we don't count years, ntabwo tubara imyaka nk'uko isanzwe ibarwa. Mvuge ngo mfite imyaka 30, mfite imyaka 50, mfite imyaka 60. Gute se? Kandi ku Mana umunsi umwe wayo uhwanye n'imyaka 1000. So tuzabaho imyaka ingana gute? Ntabwo tuyizi ko tuzabaho iteka ryose. Umuntu uzabaho iteka ryose rero ntiyahangayishwa no kuvuga ngo imyaka iransize. Igusize pari raporo y'iye kalenda, igusize urebeye kuki, kandi uzabaho iteka ryose. Nakoze ikiganiro mu minsi yashize cyo kubabwira ngo deliverance, kubohoka, icyo bishatse kuvuga. Ntabwo wabohoka utabohowe na Kristo. Ntabwo wabohoka utamenye neza ibyo Kristo yagukoreye. Kubohoka ni ukwinjira mu ubwo buzima budashira, ni ukwinjira mu ubwo buzima bw'iteka ryose, eternity, eternal life. Ni ukuba uwiteka nawe, ni ugufata iyo mpano y'Imana yo kuba uwiteka, kuko bifitwe n'Imana gusa, ariko uw'Imana ibyaye imuha ubuzima bwayo. Nge ku mubiri nabyaye abana kandi nawe wahaye ubuzima nk'ubwo mfite, kuko umubiri wanjye uzapfa n'ubuzima nanone bafite nabo buzapfa. Ariko Imana yikubyaye nayo irwaye kugabana kuri kamere yayo, ugahabwa ubuzima bw'iteka ryose. Ubwo nibwo buzima bubohora umuntu, ubwo nibwo buzima umuntu wese akeneye. Kubohoka ni ukubaho uzi neza ngo ndi mu isi, ariko ntabwo ari iby'amarenza munsi, ntabwo ari ibya none, ntabwo ari iby'ejo, ahubwo mfite kubaho iteka ryose. Umutima ukagubwa neza, umutima ugatekana, umutima ukanezerwa, umutima ukishima, ukagubwa neza, kandi bitari iby'amarenza munsi. Oya, none nejo bundi kugeza iteka ryose. Itanigi n'icyo bivuze, ubugingo buhora n'icyo bivuze. Ntabwo ari ibintu by'umunsi umwe, ntabwo ari ibintu by'imyaka 100, ntabwo ari ibintu by'imyaka 1000, ahubwo ni ibintu by'iteka ryose. Kandi we go from glory to glory, kandi tugenda tuva mu bwiza tujya mu bundi. Bivuze ngo iteka mpora nsobanukirwa how big, how great I am in Christ, how strong I am in Christ, how rich I am in Christ. Nyasobanukirwa uko ndi mugari cyane muri Kristo, uko nkomeye cyane muri Kristo, ibyo nahawe muri we, uburyo ntari umukene, uburyo ndi umukire, uburyo iby'Imana byose ari ibyanjye, uburyo nzabaho iteka ryose, uburyo nuzuye muri we, uburyo nkomeye, uburyo nguwe neza. Ni from glory to glory, no kuba mu bwiza tujya mu bundi. Ubu utari bizera Kristo Yesu, this is the time. Iki nicyo gihe yitangiye ibicumuro byawe kugira ngo akurokore igihe kibi cya none. Izere ibyo ngibyo, ugubwe neza, umenye ko wabariwe, umenye ko wemewe, maze uzareba ibi bihe ntibizongera kugutera ubwoba. Ari iby'intambara, ari iby'amahoro, ari iby'ubukene, ari iby'ubukire, ari ibyo kubaho, ari ibyo gutukwa, ari ibyo kugawa, ari ibyo byose bizaguhwanira, byose bizakubera byiza, byose uzabikomereramo, byose uzabitekaniramo, byose uzabyuzuriramo, byose uzabahoguwe neza, kubera ko ubuzima bwawe ntibuzongera kudepanda ku bihe bya hano bihindagurika. Mu isi niko ubuzima bumeze. Imvura iragwa, izuba rikava, amanywa araza, ijoro rikaza. Utwo n'utuntu dutoya, ariko ni simple facts, ni ibihamya byoroshye kumva, bigaragaza ko ibintu byo mu isi bihora bihindagurika. Ntabwo rero ubuzima bukwiriye gushingira ku bintu bihindagurika, kuko bigenze gutyo bwaba ari ubuzima nabwo buhindagurika. Dukeneye ubuzima budahindagurika, ahubwo ubuzima bukomereye mu Mana nayo ikomeye idahindagurika y'iteka ryose, nabwo bukaba ari ubw'iteka ryose, bukaba ari ubuzima bwo kwishimirwa, ubuzima buduteye impungenge, ubuzima buturinze, ubuzima turindiwemo, ubuzima butsitse ahantu ku buryo imitima yacu ihora
iguwe neza. Reka mbashimire rero mwe mwadukurikiye, mwabanye natwe mwa kino kiganiro. Utarakora subscribe rwose abikore, kutabikora ni uguhomba. Uzumva ibintu bikomeye, uzumva ibintu ukeneye kumva, uzumva ibintu bizamura ukwizera kwawe, ibintu bizamura imibereho yawe, ibintu bihindura ubuzima bwawe, ibintu bikubeshaho. Uzabyumva kwicano Ijuru Ntirikorerwa TV. Ushatse kujya kuri WhatsApp groupe yacu Ijuru Ntirikorerwa, twandikire kuri 07844252 tugushyireho, usangire n'abera bari ku isi yose ibi byiringiro bikomeye bitsika umutima wawe. Reka nsoze vuga ngo amahoro y'Imana abane n'abakunda umwami wacu Yesu Kristo bose none iteka ryose. Amen.